reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze ubwo tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM aho tuba tugenda turebera ibintu biba bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'amezi atatu, hafi amezi atatu agiye kuba yakuzura. Aya mezi atatu ushobora kuba uvuga ati nyuma amezi atatu y'ibiki? Aya ni amezi atatu agiye kuba yakuzura, amezi atatu y'intambara yahungabanyije isi yose. Ubu ngubu hari kugenda havugwa ibiganiro biri kugenda bigera ku musozo, ibiganiro bikomeye cyane byo guhagarika iyi mirwano iri hagati ya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ndagira ngo turebe kuri ibi biganiro byaje kuba byaba ejo hashize. Ni ibiganiro byaje kuba byaba hagati ya Amerika na bamwe mu buyobozi bwa Iran, ariko sinavuga ko ari ibiganiro byaje kuba byaba hagati yabo ari bo babyitiyemo, kuko twagiye tubona buri wese agenda azana ingingo ziwe, bamwe bakazanga abandi bakazanga, ariko abahuza bo ubwabo baje kuba bategura bimwe mu byo bagomba kugenderaho. Buri wese bagenda bazana bimwe, n'undi bakamuhereza bimwe, bya bindi byose bakabizana ari bimwe bakabihereza umwe, akabisoma akanyuzamo amaso akabishima, n'undi nawe noneho arabireba akabanza kuza kuba yaninganinga atabyemera, aza kugenda ahamagara bamwe mu bo bafatanyije muri izi ngamba, baza kuba bagenda babiganiraho, nawe aza kuba yaza kubyemera. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hari ubukwe bw'umuhungu wa Donald Trump. Ubukwe ntabwo yigeze abasha kuba yabujyamo, kuko ibi biganiro byari kuba bijya mbere. Yaravuze ati mbere y'ibindi byose, mbere y'ibyishimo, reka igihugu kibanze kize mbere y'ibindi byose. Abari bwo avuga ati reka mfukasinge ku by'igihugu, iby'ubukwe, iby'ibyishimo byaba biza nyuma. Ni mu gihe rero iyi ntambara yari imaze igihe kirekire, intambara yari igiye kumara amezi atatu. Iyi ni intambara imaze hafi iminsi igera muri 85, kuko ndibuka neza n'imwe mu ntambara yaje kuba yatangira ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026. Iyi ni intambara nk'uko byagiye bigarukaho mu binyatangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba byo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ni imwe mu ntambara bavugaga ko iyi ntambara umunyamerika yayizanywemo na Israel yaje kuba yamushuka amushyira muri iyi ntambara, nk'uko byagiye bigenda bitangazwa. Ariko Donald Trump we yazaga avuga ko njyewe naje muri iyi ntambara mfite impamvu yayinzanyemo, ntabwo nigeze nyizanwamo na Israel. Ukibaza ati ese ibyo ngibyo ni ukubera iki ubivuga? Ni ukubera ko hari igihe twagiye tubona Amerika yagiye igirana agahenge n'iki gihugu, tukabona ubundi Israel yagiye ikarengaho, ibiki bikagenda bipfa. Bamwe bakaza kugenda babihuza nuko nyine byari biri kugenda bimeruka, ukabona nta gisubizo kizima kiri kuvamo. Ariko ibyo byaje kugira aho bigenda bifata umurongo, bigenda binozwa. Si rimwe si kabiri ibi bisubizo byaje kuba byagirwaho mu gihe ndumva ari kuwa gatatu, aho Donald Trump yari yatangaje ko muri iyi weekend ari buze kuba yarasa kuri Iran, kandi kurasa kuri Iran yavugaga ni ukurasa ibikorwa remezo by'abaturage. Ubu ngubu yari yaje afite target yo kuvuga ati ni ukurasa ubabaza cyane bya bikorwa remezo bigenda bisubiza inyuma Iran cyane, ku buryo iri buze kwemera kuva ku izima ikaza ikajya mu biganiro. Ni mu gihe Iran nawe yari yakomeye ku izima ryayo, nta byo gucika intege. Nujya no kubireba mu mateka y'isi cyangwa nujya no mu mitabo, nta hantu uzigera ubona umuperesi yigeze amanika amaboko atsindwe mu kintu yinjiyemo. Ntabwo ari ibintu bishoboka. Na Amerika twagiye tubona igenda irasa kuri Iran bikomeye cyane, aho yavugaga ko yayishegeshe intuzi igisirikare cyayo yagiye igishegesha, yaba icyo ku mazi yaba icyo mu kirere, byose yabimazeho. Ariko bagera iwabo nyine intuzi iperereza riri gukorwa n'intuze n'ibihugu byabo rikaza ryerekana ibihabanye n'ibyo bo ubwabo bibwira, bakerekana ko Iran ari igihugu kimeze neza kandi gihagaze neza. Uko byari biri kugaragarira amaso aho byari bigeze ubu, byagaragara ko
ya Amerika nyine ubushobozi bwayo aho bwari bugeze bwari bukiri hasi, bwari bumaze kugera hasi cyane, ku buryo iyo ikisubiza muri iyi ntambara byari kuza kuba bibyara ibindi bindi, dore ko bavugaga ko Amerika yari imaze gukoresha cya kabiri cy'intwaro ifite mu bubiko, akavuga ko hasigayemo ikindi kimwe cya kabiri cy'ubwirinzi bw'ikirere, ko iyo ishobora kuza gukomeza iyi ntambara byari kuza kuba bigenda bimera nabi, dore ko Iran yo uburyo ibababazamo yagiye yikorera utudroni duhagaze $50,000 by'idolari, $30,000, ariko bo ugasanga bagiye bakora ibisasu bigiye bihagaze muri za miliyoni enye eshatu z'idolari. Rero bakaba barasa icyo gisasu kimwe bakakirasa kuri ka drone kagura ayo mafaranga, ugasanga Iran yo target yagiye irwanisha muri iyi ntambara ni ukubahombya muri ubwo buryo, noneho ubukungu bwabo bumanuke bube bwaza kuba bwajya hasi. Uyu Donald Trump ni umuntu yabonye igisirikare cye cyifata kikajya kikagenda kigashimuta Maduro, kikamuzana kikajya kumufungira muri Amerika, bakamufungira muri Amerika, areba ibintu bakoze nawe yikoma mu gatuza, aravuga ati Iran nayo ni ukugenda tukayirasa iminsi 2, iminsi 3, icyumweru kimwe, ubundi intambara ikabirarangiye, dore ko bari bapanze ko Iran bari buze kuyirasa, bari buyirase iminsi 3, iminsi n'icyumweru bibe birarangiye, noneho abaturage ubwabo baze kwigaragambya, ubutegetsi bahite ko babukuraho gutyo. Ariko icyagiye kibajyana twagiye tubibona mu byagiye bigenda bigerwaho, bagiye bavuga ko bagiye guhindura ubutegetsi yego bishe abayobozi bakomeye ba Iran, ariko ubutegetsi ntibwahindutse, ubutegetsi n'ubundi uko bwahoze bumeze niko na n'ubu bumeze. Ibyo byavuyeho, bari bajyanywe no kuba babuza Iran kuba yakora igisasu kirimbuzi, bashaka kuba babatwara uranium yabo yari yaratunganyije ku kigero cya 60%, ariko ibyo ngibyo byose Amerika yaje yikoma mu gatuza ati uranium twayirashe yabaye ubufu, ibyo twari twagiyemo twabisoje, ariko nyuma yaho byaje kugaragara ko uranium igihari kandi ntacyo yabaye, ari nabwo ibiganiro byagiye bidindira bikanga kuba byagera ku musaruro ufatika. Kugeza kuri ubu muri ibi biganiro byaje kuba mbese byaje kuba byagira ku musozi, ahubwo igisigaye ni umunsi w'ejo ni ukuba byasinywaho. Uranium amasezerano agiye kuba nuko intambara yaba ihagaraye burundu, uranium yo izagenda iganirwaho uburyo izakoreshwa, ariko yo ntabwo yaje muri ibi biganiro. Kandi twagiye tubibona Donald Trump avuga ati mu gihe iriya uranium itoherejwe hano mu gihugu cya Amerika cyangwa ikoherezwa mu Burusiya cyangwa mu kindi gihugu yakorezwamo, nta biganiro nta mishyikirano dushobora kuba twagirana n'iki gihugu, ariko imishyikirano yaje kuba yagerwaho kandi uranium yabo baracyayifite, baracyayibikiye. Ubwo ngubwo uribaza ati se niba uranium ikomeje kuba yabikwa na Iran, Amerika ikaba yemeye kujya mu biganiro, ubwo ngubwo byaba bimeze bite? Ubundi cyari cyabajyanye byaba byagezweho. Ubwo ngubwo akaba ari nayo mpamvu Iran ubwayo iri kwikoma mu gatuza ivuga ati intambara turayitsinze, kuba bemeye kuba turi bukore ibiganiro tukagira amasezerano uranium yacu tukibitse, ni ukuvuga ko intambara twebwe twayitsinze. Bo bari guserebura ku cyabo gihande bavuga ko twatsinze. Amerika nabo murabizi Donald Trump ntabwo ari umuntu ushobora kuva ku izima avuga ngo ndatsinzwe ndamanitse, naragenda yikome mu gatuza avuge ko yatsinze. Ariko nubwo bimeze gutyo, mugenzi we bivugwa ko yamoshoye muri urugamba, we ntabwo ari uko nguko abibona, cyane ko ari kuvuga ko Iran ibingibi yagiye kururira Amerika mu biganiro by'amahoro, Iran ari ukubeshya ko ibiganiro byabo by'amahoro aba ari ukubeshya, ko Amerika bari kuyishuka. Kuko ibi biganiro byose byagiye biba, kuko byari bizwi binagaragara ko Netanyahu adashobora kwemera ko yajya muri ibi biganiro by'amahoro, ko Netanyahu gahunda umupango yari afite ni ukuba yarimbura Iran n'ubuyobozi bwayo bakabukuraho, ubundi bakishyiraho ubuyobozi bwayo bashaka bubana n'ibihugu, dore ko uyu umubano w'ibi bihugu byombi umaze hafi imyaka isaga 40 batawubanye neza. Ubwo Netanyahu akanya yarabonye avuga ati ko yari yaragiye agerageza kuba yarasa kuri Iran ngo ayikomeretse nyine nk'uko byabaye ubu, ubushobozi akagenda bubura, ariko ubwo yari
yabashije kubona mugenzi we Donald Trump akamwemerera kuba yamufasha, nibwo byari byaje kuba byakorwa muri ubwo buryo, ariko icyo we yari akeneye ntabwo ariko cyaje kuba cyagerwaho, dore ko Donald Trump yaje kuba atangaza ko baje kuba bagirana ibiganiro, ariko yaje kuganira n'abantu benshi na biriya bihugu Iran yagiye irasaho, abantu benshi yatangaje ko yaganiriye n'abagera muri 8 batari 9, yamara kuganira nawe akaza kuba yaganira n'uyu Netanyahu wagira ngo amumenyeshe ibigiye kuba, ariko bimwe mu biri gusohoka muri Israel ni uko bari kuvuga ati ibi ngibi bari kuva by'imishyikirano byo gusinyana, ibi ngibi Iran ni ugushuka Amerika, iri kubakoresha, iri kubakina. Iran nta kintu na kimwe ngo ijya isinya ngo ibyubahirize, kandi twarabibonye Iran ni kimwe mu gihugu cyagiye cyubahiriza amasezerano bagiye bagiranye, dore ko twagiye tubibona ko Iran cyari igihugu cyari gikeneye amahoro, kuko barayihamagazaga ati tugomba gukorera ubuhuza muri iki gihugu, bakitabira bakajya muri icyo gihugu, ariko akenshi bigapfira ko Donald Trump yajyaga ahita akajya kuri ruriya rubuga rwe rwitwa Truth Social, agahita akagenda agakangishaho ibintu by'ibikangisho Iran, noneho bakavuga ati ntabwo twebwe dushobora kuba twajya mu biganiro turi gukangwa n'umuntu umeze uko. Noneho ikintu gitangaje n'abantu benshi bari kugenda bavuga ko Iran ishobora kuba yatsinze, kandi yanatsinze bya nyabyo. Iyi ntambara ijya gutangira ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026, ikintu bari bapfuye n'iriya Iranium niyo bari gupfa, bavuga ko Iran yanga ko yasohoka mu gihugu, wenda bashobora kuyisukamo amazi bakayishuhingisha ikagera kuri 40 cyangwa kuri 20, ariko ntabwo bari bashiri gushaka ko iba yava mu gihugu cyabo gusohoke ngo ijye hanze, ko kugera kuri biriya haba hakozwe akazi gakomeye cyane kandi kavuye mu ngufu z'igihugu n'abaturage. Rero kuba Iran yaje kuba yabigeraho, noneho urumva n'intsinzi kuri bo inakomeye cyane, Donald Trump yaje guhita akavuga ati aya masezerano naza kuba asinywaho, Hormuz igomba guhita ifungurwa, kandi nabo muri aya masezerano ni uguhita ko bafungura hariya bari barasize abasirikare babo n'ibikoresho, ni uguhita ko barekura ubundi bagataha, ubundi bakaba basubira iwabo aho bari baturutse, Hormuz kongera ikaba nyabagendwa, nta kuvuga ngo turakumira ibi. Na Iran yaje kuba yavuga ati muri bimwe byagiye bisohoka bijya hanze biravugwa ko Iran nayo itazajya yishyuza umuhora wa Hormuz, bazajya bakomeza kunyuramo nk'uko byahoze, ariko se tukibaza niba Iran yari yafashe icyemezo cyo kuba yafunga Hormuz kugira igenda igaruza amafaranga, igenda ibona amafaranga yo kuba yakongera kubaka ibikorwa remezo byashemwe na Amerika na Israel, niramuka yufunguye nk'uko Iran yari yavuze ati nimushaka ko tutarajya tuwishyuza muzaza mwubake ibyo mwangije hano mu gihugu cyacu. Ese nabyo byaba byaje kuba byashyirwamo Amerika na Israel bakemera kuba babyubaka kugira bemere Hormuz inyura mu bwato nk'uko bwahoze batabusoresheje? Ibyo nibyo dukeneye, dutegereje kwitega turebe ku munsi w'ejo, igihe cyo gusinywa cy'aya masezerano nikigera bizagenda bite, ese n'ibiki bikubiye muri aya masezerano, ese intambara yari imaze guhungabanya ubukungu bw'isi ku bihugu byose, hano mu Rwanda byarahageze, niba esanse yari imaze kugera ku 2903 hafi aho, niba ari na 300 hafi aho ngaho, urumva niba ntibeshye nabyo sinzi, kuko ndumva baburaho udufaranga dushye kugira ngo 3000 byuzure, niba yari ibashije esanse kugera aho ngaho yari ivuye ku 1900, urumva rero ni ibintu byagiye bigira ahantu hose, nubwo byabereye iri hakurya nino byagiye bihagera. Rero icyo navuga ati ni ukwitega bino biganiro bizakuba byasinywaho umunsi w'ejo. Urumva ibintu Donald Trump yaje kuba yanga kujya mu bukwe bw'umuhungu akabyirengagiza, akavuga ati reka nite kuri ibi bintu we bize gutanga umusaruro, ni ibintu by'agaciro. Ariko nanone nkibaza ati Donald Trump tumumenyereye kuza avuga ibintu akongera akivuguruza, ese birashoboka ko ashobora kuza akemera ko ibi bintu bigiye kuba ntibyongere kuba? Nubwo twabonye abitangaza uko nguko, uko intambara igeze ku musozo irangiye asigaje gusinya buri wese akabyemera, ariko nubwo yabitangaje mugenzi we wa Israel Netanyahu ntabwo ashobora kubyumva, ahari ntitubizi niba Israel igendera mu
ku byo Amerika ibwiye Donald Trump ashobora kuvuga ati ndavuze ngo mukore ibi mukurikize ibiri mu ntuzi ibi mukaba mwabyemera, ariko bigaragara nuko nabo bumve ibyo amubwira kuko twaramubonye ko hari hamwe mbere batari bari guhuza ariko mbere baza kuba bagenda bahuza. Ubwo ngubwo reka turebe icyaza kuba cyava muri ibi bintu, nibiramuka bibaye by'ukuri bikaba byatanga umusaruro, twashima Imana kubw'intambara yabirangiye, ariko nanone mu gihe byaba byanze nanone ni ugukomeza tukareba aho byerekera, kuko twe nta kintu tuba dufite cyo kubikoraho uretse kuba tugenda tureba amakuru y'ibigezweho nta n'ikindi. Ariko bamwe mu bantu b'abahanga mu busesenguzi bagenda bavuga ko ibi ngibi byaba bigiye kuba byagera ku musozo igihe cyose byari bimaze, igihe byatwaye byose, uko amezi hafi 3 ntabwo ari amezi make, avuga ko ibintu byari bigeze ku musozo cyane ko no muri Amerika babirambiwe ibintu by'intambara. Erega nubwo tuba tuvuga ko hano iwacu ibiciro byazamutse, naho ibiciro biba byarazamutse, naho ntabwo biba byoroshye, biba bibakomere, ntabwo ari no honyine. Ubwo ngubwo reka twitege ikiri buze kuba cyava mu byasohotse ejo, nubwo Donald Trump yaje kuba yatangaza ibyo ngibyo narengarutseho ko ibiganiro bigeze ku musozo hasigaye gusinya. Akavuga ko abasirikare bagomba kuva hariya Hormuz igahita ifunguka. Nubwo baje kuba babitangaza, Iran ku ruhande rwa Iran cyangwa ku ruhande rw'abahuza bo nta kintu bigeze batangaza na kimwe, nta kintu bigeze batangaza. Kandi twaragiye tubibona Donald Trump aza akavuga ati Iran twaganiriye ibiganiro bimeze neza bimeze uko, tukajya kubona ku rundi ruhande rwa Iran akavuga ati twebwe ntabwo twigeze tuganira nawe, wibeshye. Ukabona Donald Trump agiye kuganira na bamwe mu baperezida bagiye batandukanye, akaza twarabibonye ajya kuganira n'Umushinwa, yaza avuga ko Umushinwa bemeranye kugura ibiki n'ibiki, ngo amavuta na soya n'ibiki, ariko Umushinwa ese ko yongera guhura na Putin w'Umurusiya, bagize ibyo batangaza bihabanye na bimwe umugenzi wabo wa Amerika yari yavuze. Donald Trump turabizi ko iki kibazo agifite, ashobora kuba yatangaje ibi, wenda hari n'ibindi byagezweho ariko ntawamenya, ariko ndizera ndashidikanya ko ibintu byatumye asiba ubukwe bw'umwana we ntabwo ari ibintu byoroshye, wenda harimo ibintu bizima biri buze kuvamo, ntihataza kugira ibiba mu mpinduka kumwe kwiwe yifata akandika ibintu by'amafuti ku mbuga ziwe, wenda ndabyita amafuti ku cyanjye giti n'abandi kuruko, ariko hari ababibona ko ari ukuri, hataza kongera kwandika ibintu bibi bituma Iran ibibona nk'agasuzuguro kuri bo, bikaba byatuma ati nibyo twari turimo tubivuyemo, araba ari ibintu byiza kuko ni umuntu ushyiraho igitugu, kandi Iran ntabwo bashyirwaho igitugu. Reka rero tubitege amaso dutegereze aho byerekera, turebe niba umuperesi yagiye gukomeza ko ari umuperesi, ko nta ntambara nimwe twegeze tubona umuperesi yarwanye ngo ayitsindwe. Reka dutegereze turebe aho byerekera, niba iyi ntambara ibuze kuba yagana ku musozi ibiciro bigasubira uko byari bihoze, nubwo bikigoye cyane kuko haracyarimo gusana, hazabanza hasa n'ibyangiritse ubundi esanse isubire ku murongo nk'uko yahoze. Nanone biragoye ko buriya igiciro cyazamutse kugira cyongere kimanuke biba bigoye, mwarabibonye muri covid zari ibiciro byagiye bizamuka, urumva, ariko ubu ngubu kugira bimanuke ntabwo bishoboka, turacyari muri covid yararangiye, rero aho yagiye ibiciro biri na n'ubu niho bikiri, rero igiciro cyazamutse kugira cyongere kimanuke biragurana. Reka dutegereze turebe amaherezo y'ibi ngibi, ejo ni Iran nigira ikitangaza kuri aya masezerano ejo bazasinya, nabyo nta handi uzabisanga hano kuri KGM. Icyo ngusaba ni uko wakanda subscribe na like na share, mu gihe ikiganiro gikunze tuba tugusaba kuba wakora share ukakigeza ku bandi, ubundi dukomeze kubana umunsi ku munsi, tugende twaguha tuba team ngari ya KGM, tujye dukomeza turebere hamwe ibyiza byose babigezweho. Reka nkomeze mbifuriza ibyiza bituruka ku Mana, Imana ikomeze ibandinde dusubire mu nkuru ziri buze gukurikira.